urampamagayira wa mukazana wanjye. Halo bite tinyuka abana mufite aho mu rugo babana banyu reka ntabwo bigeze bampamagara byagenze gute se reka papa w'abana se ari hehe ntabakurikirana mana yanjye uba wabagaburiye umva rero nkubwire nimugoroba papa wabo nataha ubimubwire kandi ubahamagare nawe agira icyo ababaza abagira inama. Ntabwo washobora kurera abana b'umugabo ngo barere wenyine mudafatanyije. Cyangwa araza agahirima umuhungu wanjye nawe n'igitangaza ntabwo yita ku bana. Ariko se urabanzanira niba waretse ishuri hano mu rugo nzabigisha iki? Oya ntabwo wakora icyo cyaha. Umva rero tinyuka mwana wa icyo nakubwira cyo ntuzaze wenyine kuko abana bahita bakwemeza banyemeza yuko ari we wakoze amakosa. Muzazanane n'umuhungu se w'abana ntazasigare muze mwese numva ukuraho kuri cyangwa numva ibibazo aho biri. Sawa umva none se ndumva ntacyo narenzaho muzabanze muze nyene mbone mwaje tuganire tubivugane turebe icyo dukosora kubera rimwe mwegeranye n'ishuri twareba icyo dukosora ariko abana bagakomeza bakiga. Sawa mwana umugoroba mwiza. Abana bizashoboka gute abuzukuru banjye nzabamarira iki? Dore nta amashuri ntanyegereye kandi niyo yaba anyegereye use bazava kwa se aba ari byo kubasabira ishuri cyangwa umukazana wanjye nawe sinzi uko byagenze use yabaye mukase koko. Sister, none se kuri none bigenze gute?
kuri hano byose uriya bigenze gute sister? Ni Mukadata ongeye kukubita yiwe? Nongeye kukubita? Nese bigenze gute kandi? Nese mbwira reka kurira. None se ubwo niyo nanjye gatuma ndira byo yagenda gute? Niri. Oya mfasha bazagakurira. Urariya nanjye ugiye gutuma ndira. Nanjye ugiye gutuma ndira. Nese bazi Mukadata yakoze. Yego iki sister? Ndakomeza kubaza. No, turabigenza gute twabyo. Nuko uzabyukurira ukirigurira nayo iki kintu uzajya gukora. Sister ngiye biracanze. Nese bazi uretse kurira. Bazi reka kurira papa nazuze kubimubwira. Papa sawa nari kina wayitaye wakabyuka. Nese ubu turabigenza gute. None bazi tugende tujye kurara mu muhanda. Nibyo ushaka? Wabyukurira nta kintu kiri. Basi ihangane tuzabinyuramo. Nese nyawe dukora ikira. Nandi ugiye gutuma ndira kandi. Sister uzi ko nawe ugiye gutuma ndira. Ubu zongera Mukadata nawe natunguka hariya agasanga turacyaye kuri ubwumva buri bugenda gutegura. Ubwo bari bugenda none ntabwo ari mu Waretse kurira gogo, waretse kurira gusa. Iki gitondo bana baramuvuye. Waretse kurira. Ibi muri mani biki? Iyo mubona mu byutse. Ibi byombo ni nduri byose. Ibi byombo basahana amasaguru cyasanga. Ubona ko tugiye kubyoza. Mwaze mu mbwitire cyitwa kubarisa. Iswa akakanya ageze hano agasanga muri kura. Mwavuga ko muri kuriswa n'iki? Ntabwo turi kurira. Kumbwira ibindi ntabwo ari kurira. Ikintu cyari kiri mu kumuriza none. So dukoresha cyane. Ntabwo twari turi kuhari. Bakoresha cyane. Oya mbakoresha cyane. Ushaka kutwica. Tugiye kubyoza. Papa wawe atungutse hano wavuga ngo bakoresha cyane. Bakoresha cyane mutogeshe n'ibyombo. Mubaze mukire neza. Akandi kazi mukora hano ntaga. Umukozi ntiyakorobye. Ntiyatetse cyane mwariye. Nese ubundi umukozi yagashinzwe gukora ibintu byose kugira twe tuvunisha. Mwebwe mugakora iki? Umuntu ungana nkawe agakora iki? Niko ye gukora. Iyo ubona ibyombo bigeze aya masaha bitarozwa. Ejo mubaza kugenda gushaka umugabo. Ese watubabaye undi dushaka iki? Tuzenze ntacyo twagukorera, icyo twagukorera. To. Ndabona tubwira papa no itonde byaturareba no nanjye nemera kuri papa no kuno dukoresha tukazana amada kandi umukozi ara itonde tugaranyuka tukaranya n'ibyo bose sister ngomba kwa icyo ntabwo ngomba kujya gushaka umugabo. Iki none ngomba kujya gushaka umugabo. Ibyo byiki. Sibakuwa bihagera. Abayateze nimurangiza mwitereke gusa nta kindi kintu mwakora. Dalile. Uri kunyumva? Uteze amatwi urimo kunyumva? Ndeba mu maso. Umusaza wawe nawe twamuzana nimba byakunda tukaba turi kumwe. Yasoje kwiga cyangwa wamuzana bakamubwira n'ikigo kuko rero n'umugabo wamuganira bamubwira ko nawe ababibona ko umugore wadashobotse bisa ntabwo ababibona cyangwa ntabwo ujya umuganira. Rero wowe cyambere tuganire na papa wawe nubwo tuzamenya n'ikintu cy'umwana kuko ngewe rwose simubizi mbabara iyo nje ngasanga bimeze neza reka ibyo tubyibare ahubwo ikintu cyari kinzanye n'ino minsi ndi gufite akavakansi
tunaganira nyine atari imidugudu y'abantu babangamiye hari abahisi n'abahisi urabona nasohoka nasikumva mbona badafata nk'umuntu kuko ari ntabwo wabyemera mbese nzaze mwisaba uruhushya ushaka uzaze nazaza nkavugana na mama nkamusaba uruhushya nkagutwara nkakugarura hakiri kare n'ubusa ubwo bizagenda ubwo turabona tuzakomeza gukundana tutabonana erega hano urugo ndimo ntabwo ari urwanjye ko waza buri munsi ntabwo nasohoka oya wazageza ukiyiba niyo byaba isaha ebyiri ntabwo byaba asuye nta memorizi zo gukunda ukeneye na cya gihe baba bakubwiye nabi wicare urebe udufoto urebe utuvidewo urebe utuntu tw'urukundo tukugarurira muri mwe ibi byazagutera depresiyo kopirika mweri nzaza tubikore batabizi ire musaza wawe aducungire nibagera hano azahita aduhamagara kuri telefoni tuze batarahagera cyangwa se uze uvuga ati nari mvuye hano hafi niba ubona kuguhereza umusaruro kugira byumva nubwo nyine bidasa neza nk'abantu bakuru ariko nanone ntabwo twagira bigahita kwikunda sinzi ndabitekerezaho nta kibazo wabitekerezaho ariko jya ugerageza nubwo uri mu gahinda nk'aka ngaka uriya mubyeyi yakuvugishije nabi cyangwa se yakubwiye nabi umuhamagare tukajyana byibuze mbere ko hari icyo navuga nanjye rero nari mfite akanama ugomba kujyamo sinzi niba waza Darire bite byawe kuva ryari ungera mu bintu biheze kandi ko njya mu myenda yanjye ngasanga wayijambajambye njya nambarana nawe rega inkweto zanjye uba wazambaye sinakubwira we ndakwiyamye ntabwo ufite siko hanyuma se papa ntabwo nzakunige njye nzakunige uzanike se umuntu kungira mu nkweto njye nambarana nawe mbera hano se ngiye kugusobanura njye nambarana nawe reka nkubwire wese wanjye ariko reka nkubwire Nagari byose birambiwe ndabirambiwe cyapapana urabirambiwe oya aya akarakada yoza dore ndayikesheje kabisa ntabwo mbirambiwe nta kibazo ntabwo nabirambiwe igihe nakubwiye kuyoza wahise uyoza cyangwa wahise wigira mu cyawe umunarinde ukamacyesha ndayisoje ariko ndayisoje ni hano honyine hasigaye ubwo ngo wari uri kunyima rero kugira ngo gahunda zanjye zibe oya wenda ajyana imodoka iri kujojoba amazi oya do ndahita nyumutse iminota ibiri ni hano hari hasigaye honyine nta kindi kabisa hano honyine hasigaye naho ubundi se ntabwo rekanaga hano zari ntabwo nazica
hano urava urajya hano mu gipangu cyanjye. Ntabwo mujya agasuzugura shaka usigaye mujyana n'agasuzuguro ntabwo muzi no gusuhuza abantu bakuru. Witwa nde urava he urajya he? Nitwa Manzi akaba ari umushuti wanjye nje kureba muri iki gipangu. Hano umushuti uhari ninde uje kureba? Arahari umwana w'umukobwa w'umushuti wanjye. Umukobwa wanjye? Ntabwo mbisi karuba kuko nawe muganga. Hano nta mupangayi ubamo ni njyewe ubamo. Hano ni iwanjye. Umukobwa wanjye niwe uje kureba? Urumva habayeho kutamenya no kutansobanurira. Wasabye ndi uruhushya kugira ngo winjire iwanjye? Nta muntu nasabye uruhushya. Karaga kubwo nuko gatangiye kujya kwinjiza insoresore mo hano. Ariko ni umuntu mukuru. Ni umuntu mukuru. Umuntu mukuru iwe hano ubundi aho muhera musuzugura umwana wese ahava akagera. Ni umwana urumva aba ari uruhinja aba ari umwana imbere ya se na nyina. Nanjye ubwanjye ngeze imbere na mama. Bandi uruhinja bandi umwana ko ndabuba. None uravuga ngo ni umuntu mukuru kandi urana umuntu mukuru gute? Mukuru kubera akazi ke. Yego ubwenge ntabwo yabura ku mwana. iminota itarenze ibiri ibi byombo se nsanga cyangwa urimo kumva wowe iminota 3 nsanga iriya modoka warangije kuyoza urimo kunyura Nuko ibintu waba wigira ni ibiki ariko urabona ko ugiye kurangiza segonderi kubikwaza kandi mutega amatwi mbabwira mutega amatwi bakuru gutega amatwi uri gutega amatwi nawe wa mukobwa we ibintu papa wanjye akazabimenya papa wanjye akazabimenya nzahera hano nzagure aya masozi Ni karibu muri bande karibu ni twebwe Justin karibu bane nako muraho neza amako muraho mwana ni karibu star yego ko muje kuri iki kizuba ni amahoro ko twarihangaira mwarihangaye pe twarihangaye kabisa ntabwo ari amahoro ntabwo ari amahoro bari amahoro nakubwiye habaye iki ko nta makuru wumvise nakubwiye kabisa twaragowe twarigoreye reka reka niyo mpamvu tuje ku zuba mumeze mutese byagenze gute ni ibibazo ku mashuri se byanze uyu nawe ntabwo nyine reka kaka turi hariya mbega ntabwo ukiga umugore wa papa se mushaje kugira ngo yabyemere uriya mukadata azaduhitana byose system byiza ukuri Aha, ntubakuye ku ishuri n'utumye mutiga ntabwo yakara ishuri ryeruka mukirya nko mu kwa sembyibuka nanjye reka ukora iki se araturembeje no kwirwa mu rugo nyine dukora ariya biriya bintu byinshi ibyo se ntimwabikora mwarangiza mukajya no ku ishuri ntabwo ari nabyemeye ariko mwabana yarampamagaye haso yarampamagaye suriya mukazana wanjye yarampamagaye abwira ngo mwananiranye tonera gute ngo mwananiranye ngo muramunanira mubigenza mute kariya ko ari umubyeyi ari umubyeyi mumunaniza mute yaguhamagaye tutari twaza yarampamagaye yarambye ngo mwananiranye abana babiri yego umugore dore turarera gute twa twakorobye tugakora iki tuga byose tukabikora se mbere ko yabafataga neza byagenze gute byahindutse gute uriya mukazana dufata neza habaye ubuzima bugoye pe bugoye papa ntabwo yagiye mu kazi ntabwo aba ahari kandi papa wanyu nta kintu abizi nta kintu na kimwe abizi mbese uko tumucize tukazana do ndakinze doze nk'urufunguzo ndakinze mu cyumba cyacu tuba twigendera ubundi rero yari yambwiye ngo azabazana amubwira ngo n'umuhungu wanjye muzaze muzane mwese papa w'abana azasobanura byose ukuntu murabacitse ko nimucitse muramucitse mwabana katabitubwiye se ko yakwamagana uri kugira ngo yirobeke urumva rero mwana
ubanza ari we nyirabayaza ko wogorera ko numva kuvuga ngo ururimi ruve mu kanwa cyangwa ntimwari nese se wangiye inama yo kuza hano ngo tujye kugura ibyo mu murima namabwire tujye kugura ngo baza nko kurya ntubarira ijwi ryawe ko numva ridahari mwana ni imirimo myinshi wamuteye cyangwa uravuze ngo uriya mubyeyi n'insanga hano ntabwo igihe cyari kitaragera amufashe nabi biba byose oya wambwira ariko wambwira niba agufashe nabi ukambwira twabakwitabiriza nongere mpamagare mabuja wanjye anzanire utundi tugori ariko uriya muti urakora byatana. Halo komera cyane iyi byaraciyemo byarakunze ewana umugabo wanjye umva naramukanyaze ntabwo wabyumva ubu nta kintu na kimwe bano bana bamubwira ngo abyumve kereka iyo atarambona ewana ahita yibagirwa ibyo abana bamubwiye mbese aba muzima iyo atari hano mu rugo iyo yagiye mu kazi agakora neza nk'ibisanzwe ariko nyine yagera mu rugo nawe urabyumva nyine ikintu nagushakiraga rero ndashaka kugira ngo umpe ibindi bintu ewana mpereze uriya mukobwa arandembeje mana umuhungu we nta kibazo ikibazo ni uriya mukobwa mana we noneho iyo mbonye hari umuhungu uri kumutereta numva nsaze binkorere njyewe nananira mfite mushuti we nzagenda mva nzamukubita agatubutse bizakunda bizagenda neza ariko narakwemeye kabisa boro zawe zirakora pe nta kibazo mfite meze neza n'umugabo wanjye nta ibintu bimeze neza usibye bano bana nyine nibo bangeze ahantu sawa urakoze cyane ubwo mu kanya ndabona untumaho motari oke merisi nk'ubu nkabona uriya mwana w'umukobwa ndamushoboye urugo rwose nahita nduyobora kabisa
ntabwo nzatuza bano bana bataramvira mu rugo, ntabwo natuza, reka ntabwo bishoboka. Ese ko nshimye ko uyu mukobwa mbonye ko nzamugenza, abana babo nk'uko bagora nawe nzamugenza gutya. Si uri hano? Bite? Ni sawa. Bana biba byanshanze bya bano bana ndi kurera. Aba bana reka nkubwire ni akasamutwe, noneho kari agashinzi k'umugabo wawe gasigaye kamenyera imyenda yanjye niyo kabusiwe, mwagiye mukagurira imyenda yabo, njye nambarana nako ngengana nako, inkweto nsanga kazambaye mba nazisize zogeje, ngasanga kazanduje nkanazambara byibuze ngo kibwirize, kongere kazoze kazisubizemo kugira ngo nabimenye. Ashaka ko nzamunigira hano, nibyo ashaka. Mana we, suko mbona ibino bibazo by'abana bana bikomeje kundenga koko. Karaga kobwa gasigaye kanyambarira inkweto, noneho hari umusore, mana yanjye we, uyivuga iby'umusore, hari umusore mwiza, ntago yamuntwara, ntiyamutwara, amutwara kereka napfuye. Umva tubikore, nzakoresha buryo ki bushoboka kugeza ubwo mbatandukanye akaba ari njye umusigarana, nkamwegukana, ubuse yamuntwara ndeba. Ntibibaho, ntibishoboka, ngomba kumutsindira. ubwo rero noneho twabigenza gute? Ahubwo kamubwire niyongera kugaruka ntibita ngafata nkirukankana muri tuwarete, nkagakinyira muri tuwarete, ariko se ikibazo ashatse nko kujya mu bwiherero yamusangamo, ngira nka sita wanjye mukuru, ikintu tuzamukorera rero. Urabona twamwimye telefone, yego, nta telefone agira. Uriya muhungu nagaruka hano turamubwira ko adahari, sibyo? Ndamujyana mu cyuma ubwira ati ufunge umunwa wibeshye, awudode ashyireho supaguru, ahasigaye nanjye ndahita ngenda nyine nagaruka nzahita muha karibu, nitajya kumuganiriza. Mbese niba nzamufata nk'amata y'abashyitsi kugeza ubwo nzamwegukana. Ambasaderi rero ngo twaramubuze, tuzamubwire ko yaducitse. Turi biragaragara nabi? Ntabwo byagaragara nabi, ariko uzakoresha ibishoboka byose umwaka inaniye, uzamufate neza kuko uramuhungu nawe urabibona ko ari icyuki ibaze muhombye. Sinamwita ubundi burakunda ikitangira sinamukundira iki ko nanjye byancanze. nta kundi twabigenza, ubwo nyine ni uko nta kundi twabigenza, reka tubigenze gutyo, sibyo? Umva nzamugogera ntazancika. Nibagiye kukubwira, uriya mukobwa aho turi buze guhurira, urabona injangwe n'imbeba byahuye, niko biri buze kugenda. Niba ari inkuru iri bukubite, ariko ntacyo nushaka ndagatsimbanya n'igikuta kugeza ubwo tuzongera kumenyerera ibi.
none se Darirene arahari Darirene arahari bamushaka cyane ndamushaka ariko reka ngubwire Sandra uje nagushaka ni amahoro ubwo ntacyo bitwara ntabwo tureka ko unkorera wawe agaserivisi kameze itese ndashaka ariko mbere y'uko bikubwira harimo akantu yicaye turabwa amafaranga twayareka ariyo tuba dushaka ndashaka yuko nzaguha akantu ka mbere Darirene nyine mu biryo cyangwa mu cyayi se akana ubwo se uzama ngahe cyangwa n'ibihumbi 200 ni make sha ibyo bintu biba bigoye ayo mafaranga ni make 200 ni make ni make ati ni 500 z'ubwo ngubwo ntabwo byabona okay nta ribi urabyemeye ariko urama na vase yego avance urabuma avance nta kibazo rero nk'ushyiriyeho nka 200 ikindi turasa okay numva nta kibazo kibirimo ngo yashyireho ahubwo ariko nuntengu ntabwo nabikora nuntengu ibyo nari ngiye kumukora n'undi bukorera ibanga ribe hagati yanjye nawe ubikorera njyewe se yego njye se hari ikibazo mfitanye nawe none rwaba utantengushye se nawe nzagutenguha nzagenda ndashaka kubikura mu nzira hakiri kare wumve ko nta wundi muntu ukizi usibye wowe ndyumva undi muntu ku ruhande nawe urabyumva uzahita we wumva ko nawe ubuzima bwawe burangiye icyo kintu uri kucyumva cyangwa ntacyo nabyumvise biragoye ariko nyine nzabikora nizere ko nta minsi ibiri irashira utarambwira ko wabikoze biragoye ariko nzabikora nta kibazo ntabwo twita tubikora aka kanya ahubwo reka tuzamukoresha turabanza ume vasi hariho n'agashomeri gateye nta kibazo nimero yawe se si yayindi ni yayindi yashyireho sawa ariko ntabwo ntibwemera ko muvugana muzavugana ejo urabyanze kandi ntabwo ntibwemera ko muvugana rwose okay muri bumubare kuri phone uramuha oya ntumuhamagara ahubwo ejo cyose urebe nyine tubirangiza gutya reka nigendere sawa uyu mukobwa nawe ndamushoboye we muntu wangoraga muri uru rugo ikibazo cya se cyo nagikemuye kera cyane Sheste ndashaka ko umbwiza ukuri ntumbeshye harimo ikibazo cyo kirimo kabisa niba ushobora kuba wamara hafi ibyumweru 3 ubu turi hafi kwitegura ibizami kandi urabizi yuko mu ishuri warapafomingaga neza ikibazo kiri mu kutiga kwawe kutitabira ishuri ni ikibazo bwoko kibyagenze bite ko bigoranye ahubwo se muzambona ugira ngo byagenze bite biragoranye ntabwo utaza kunsura ntabwo no kuzambona voyas nase ko mbona iyo ndi kureba iwanyu mbona nta kintu mubaye nta kintu mubuze ntabwo nibaza ko uri umuntu ushobora kuba wagira ikibazo cyangwa se mu banyeshuri dufite mu kigo bafite ibibazo byo kuba bataboneka ku ishuri ntabwo icyo kibazo twebwe tukigukekeraho bitewe n'uko ufite papa wawe mwiza ufite mama wawe mu rugo mbona ko nta kibuze mama wanjye wawe ntabwo ari mama wanjye ushatse kuvuga ko atari wowe wakubyaye se wapi ntabwo ari mama wanjye niyo mpamvu n'isaha ujya ubona nyicaye hano nta makayi ntacyo byose barabitwitse ukumva ntacyo kimwe sigaranye
uvuze ngo ibikoresho by'ishuri akareka barabitwitse. ntabwo njye nemerewe kwiga, ntabwo bashaka ko niga. Ninde wabikubwiye? Ni papa wawe? uyu ngo uri kwita mama wanjye, ntabwo reka. None se ubwo bazi uburenganzira bw'umwana? nubwo se ninjye wabimubwira se ngo uburenganzira bw'umwana Rero aho tica nawe shyira mu gaciro. niba ari uko bimeze ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nkanjye w'umurezi kandi bitewe n'ukuntu nzi performance yawe uko imeze ku ishuri, wamurega ntago nahagarikiraho ngo ndebe ikibazo ndebere gutyo gusa, kuko ntago biri bugarukira ahangaha. Ubu bisobanuye ngo n'amakaye nta makaye ugifite, ahubwo nutinda nano nawe baragukubita. twe hano duhora ku nkoni, nawe nutinda hano. none se ubu ntago bazi amategeko icyo agena ku mwana. urakuvuga gake. Oya, ntago byumvikana, kuko niba nageze hano ubu ni nkaho n'ubuyobozi bwahageze, kuko n'ubundi kirego ndagitanga ko byagenda uko ariko kose. Wongere usubire mu ishuri, kuko ntago twakwemera yuko mu kigo twabura umunyeshuri wacu upafominga neza mu masomo hafi ya yose ngo tumubure gutyo. kandi sibye nawe n'undi uwo ari we wese w'umunyeshuri, natwe babareze tugomba kumenya ngo ibibazo mufite ni ibihe. biratanga iki se? nta kintu biri butange. Oya, njye icyo nkubwiye cyo bigomba gutanga resulta nziza, nubwo byakwanga yuko wenda wakiga uba muri runo rugo, ariko niga mbahe ni uburenganzira bwawe. niga nta mu muhanda hariya muri brodere. Oya, ntabwo ari nawe rero nimba ari uko iwanyu bikurikije ukuntu ngiye nkoze performance yawe. tica iwanyu baramutse batakwemereye ko wiga bigakomeza kuba ikibazo, njye nagufata nkakujyana iwanjye mu rugo, nubwo wenda atari kimwe nahe iwanyu, ariko ntago wabura icyo urya. wabyoreye koko wabyoreye. hano hantu mbayeho nabi cyane, ariko ngiye ko byombo nje ngahari nakorobye. ubu se none se ndavunika hano, ndavunika. kuki nta muntu n'umwe wigeze ubibwira? mwese nabibwira nde? ninde se wakumva ko bose mwese nawe ntabwo uje uvangwa ni mama wanjye, ariko akazi hano dukora wagira ngo barakatwishyurira. babita kumamagaye n'amahoro, ntabwo ari amahoro sandara. ubwo uri kumva twavuganye guke habaye iki? twavuganye guke gahunda ndagwa tutayikoze. narabikoze. ntabyo wigeze ukora. narabikoze. none ko ntigeze mbona afite n'agacurane, usanga hari ibyo nyina yasize amuhamuriyemo nyine tutazakemura. ibyo ngibyo ntabwo wabimba. urampereza amafaranga yanjye. yego mana, nta nko kwibuka madamu. icyo nakubwiye gukora ntacyo wigeze ukora. nta nko kwibuka ngo ngutse. njyewe narabikoze. nimba rero ubwo ngubwo hari ibyo nyina yasize amuhaye, ntabwo wakimura. ibyo nyina yasize amuhaye njyewe ntabwo bindeba. nakubwiye kunkorera gahunda, ntayo wigeze ukora, nta kintu gikora ngo amafaranga. ariko madamu uragira ngo ngende mbibwire umugabo wawe? umugabo wanjye nabivuga nkabishyira no mu buyobozi. umugabo wanjye genda byara mu buyobozi. wateye induru. ubundi se kuva ryari uroga madamu? sandari ngombe mbivuge ibi ntabyo mani mbabara ntubivuge. ese ko navuga ko twabiganiriye njye nawe twenyine, avuga ko ntuzagire umuntu ubibwira kubera icyo nyine mvuze. kandi se ko utagiye kunsaba amafaranga kandi ibyo wasabye narabikoze, ntabyo niba bitaramwishe genda bigenderemo. nabitekerejeho nyuma, ntabyo wigeze ukora. ndabizi Darire ni inshuti yawe magara, ntabyo wari gukora. reka nemere ko nahombye birangire, sibyo? nyine nemere ko wayariye, nta kundi warakoze. nyine Darire ndabizi ni inshuti yawe, ntabwo wari kubikora pe. basi mbabarira nyine. nizere ko utazongera kundi ibintu by'amafuha biriya rwose. ntabwo ntibongera kubikuza nawe. nambabariye ndakubabarira ubona ntigeze none. gakora kuri kunika. Darire, bite byawe? kuva ryarongera mu bintu ajya mu myenda yanjye ngasanga wayijambajambye njya nambarana nawe. rega inkweto zanjye uba wazambaye sinakubwira. we ndakwiyamye ntabwo ufite siko. hanyuma se papa nzakunige njye nzakunige sanike se umuntu kungira mu nkweto
njye nambarana nawe reka hano se nyine kugusobanura njye nambarana nawe reka nkubwire Muse wanjye. ariko reka nkubwire uriya musore ushawe bite byawe ukura bite byawe wowe hano nanone kariya gakobwa nanone mbabwira n'abagabo ntabwo nshaka ubuntu ubuza bwinjira hano uyu ntabwo ari isuku ubundi isura yanjye reka nkubwire papa uyu ni mwarimu uyu ni mwarimu uyu ni papa wanjye uyu ni papa wanjye wari umwivuganye nda oya ngendo umwarimu iyo nagera wari umwivuganye ariko reka nkubwire ujye mubaza murangire oya nta kibazo ni ukwega wagiye mu kazi ariko rero bari ndimo niga hari ikibazo kirimo sinzi niba wenda waba ukizi urabona hano wabura babwire Kristo afite ikibazo nubwo uri umubyeyi we nudakurikirana ibintu hafi arangirika byinshi uyu ni umwarimu wawe uyu nguyu anyigiye akwita Kristo gute kandi mbizi kuri Justin uko niko nakaniki nayo muhesha ku ishuri ni ukuvuga akaniki nayo makandi kazina kumvikana mubyeyi ibyo ngibyo ntabwo ari cyo kibazo mbere na mbere ni ukuvuga ngo ikibazo umuhungu wawe afite ni ikijyanye n'imyigire ntabwo ari kuboneka ku ishuri uyu mwana ugatangiye gukura ugahita uyu mwana wawe ararengana ikibazo mwebwe mugifite hano uyu muhungu wawe umubajije igikoresho na kimwe cy'ishuri warabimuguriye ubundi kwari warabimuguriye ibikoresho by'ishuri ni ukuvuga ngo ndabizi nanjye kuko ndi umugabo byumvikane kabisa ikibazo rero Kristo wawe ni umuhanga mu ishuri pe ntabwo njya kwiga oya Kristo wimurenganya umwana wawe afite ubwenge bwo mu ishuri kurenza n'abandi banyeshuri bose icyo ni icya mbere urabizi yuko akiri mu mwaka wabanje yimutse afite amanota arenze y'abandi ni igicucu kimwe kiri ahubwo se ikibazo none urabizi yuko amaze ibyumweru bibiri atagera ku ishuri ibyo urabizi sarimo wa gatatu segonderi ibyo bintu ni uko wenda abihishemo ariko Kristo ni umuhanga mu ishuri kandi ikindi reka mbikubwire uyu munyeshuri wawe sinzi wenda niba n'umukobwa wenda ubasha kuba murebe sinzi niba abasha kuba ubakurikirana abanyeshuri abana bawe ntabwo bakigera ku ishuri ibyumweru bibiri bimaze kwigirika atagera ku ishuri kandi arimo aritegura ikizamini cya leta ubwo rezilita azazana urazumva utari nk'umubyeyi kandi nakubwiye ko ikibazo kiri hano mu rugo nta kaye n'imwe umwana wawe ufite icyo ni icya mbere amafaranga y'ishuri yarishyuwe ibyo byo by'amafaranga y'ishuri ntiwoza kuyishyura ikindi kintu reka wamuhamagariye minerivare yo uza kuyishyura niyo mpamvu nanjye ndahangaha kuko narenje kureba ikibazo mwaba mufite muri runo rugo gutuma ikibazo rero ni ibanga rikomeye cyane nakubwira nuko ikibazo kiri oya wowe urarengana ariko nanone wowe nawe uri muri ba nyirabayaza ni gute ugira abana ntubakurikirane umugore uko byagenda uko ariko kose urigomwa ni agahe gatoya ufite ukamenya ngo bana bize ute
ese ikibazo bafite ku ishuri ni ikihe, ese Justin! ubuzima busanzwe ni Justin! Karabe papa! ibyo byose Kira! ukaba ubizi, ibyo byose ukaba ubizi kandi nane vare yirishyuye kabisa nta kibazo Ndimo nabikoze byose. ntabwo ari ikibazo. Ibi ngibi nyine ibyo wari uje gukora uri umwarimu mwiza kubera ko wita ku banyeshuri bawe. nibyo Bose dushima. bazenguruka. Nibyo dushima. Ntabwo twagira. Genda wowe genda Nica nta kibazo nta kibazo ubwo bikunze wabona ko icyo kimwe cyo mu kwa karindwi oya rwose mugerageze mu giruko byatungana. genda neza amahoro ntabwo twiga kare cyarambuze ntabwo nyine ikibazo kiri hano yaraze twetse kabisa ko basibye tumubihindura kuko yarazitwitse wa muhungu utubaje umuhungu we waje kundeba se umuhungu waje kureba nde aratwanga ngena ariko noneho ngiye byagira ko ngiye kukabuka Yondi yaramwiciye ku nkweto ze yaraje bahita bagira kuno yaramwishe inkweto ujyana ni nkeya ku buryo ujya kwambara inkweto usura mu bwoko nese ari bwa rugo muri soko zisashe n'igikicyo n'igihe zimwe zara zitashaje uzambara ujyanye hose muri kujya papa reba reba urabona inkweto ko niba wagira ngo uzagira ni nkawe we izi se izi ngizi ngaho ngura izindi suye nimba atahita zica yahita zitwika kuno byose agahita bitwika wari wazigura akabikora uyu nguyu yarazitwitse ejo bundi zatwitse wari waguze niyo mpamvu yari yambaye za zindi za murumuna we wundi wirirwa yatetse inzara nke za zibe zibica za nkweto zose nakuguriye yarazitwitse ubundi ka gasore nasanze hano kari kavuye ka gasore bariganaga kariya bariganaga hajya se kirisiti ndarire mubwire kabisa mubwirana ikibazo cyiza ntabwo njya kwiga ntakiga nabise yabuze iki Mukadata bivuge byumve wa mugore waze tuma ndababwira nabyana muzi kunsebereza umugore si umugore yakuze nadukorera ubwo urahitamo umugore nawe ntabwo yasanze bityo kuko bano guhabwa ibyo byo kurya ntacyo kimwe bawo si bwo ibintu bibaho aho kubido yabihimbwa imbwa ntabwo wabyumva gute se ko umugore sinzi ikintu yaguhaye dukubita hano akirirwa dukoresha nta kintu na kimwe ntabwo njya kwiga uyu ntabwo agisohoka nta muntu n'umwe kuva bazongera kuvuga amagambo ntayo ngayo apfuye se ngo dukubita yaba iki cyatuma njyewe nta none se ko turi kuvuga ukavuga ngo ntabwo uri kubyumva neza wagira ngo dukore none se mumubeshyira numva urajya kumubeshyira numva mumubeshyira yaba uhari hari ibintu baha abagabo urabizi wowe ukajya uvuga rero ibintu utazi utarabona aho nari njya no kubeshya ntabwo bibaho ahubwo ari hehe nde nyoko ari hehe mama se narire mubwire mama wari wabonye ari mu cyumba bari gukora iki jene ndi gukora pale inyuma rero nawe kwa akabaraza ko yirya muri gukora je tanoze ibyombo bitabirangiza nanjye koza nira modoka mu akazi kose kandi dufite umugoza n'ibyo byose urabyumva nta cyacu tudakora modoka n'imodoka rero naro kuza akabaraza kwita gakora bagahita akora nari inyuma agahita akora n'utundi tubirisha ibintu byose kahita bikora kandi dufite umugozi zama bayagiye wese wamubona bariya basigaye ari nk'abana mu rugo twebwe nitwe bakozi sindaramabona ntazuzeho nawe sinzi
twanga njye ariko noneho njye byagera kuri njye bikaba akarusho. Ejo ndi yaramwicaye ku nkweto ze yaraje bahita bagira kuno yaramwishe wewe inkweto ujyana ni nkeya ku buryo ujya kwambara inkweto usura mukobwa Nese ari bwo muheruzo sashyashya n'igiki cyo n'igiki izi ngizi zara zitashaje uzambara ujyanye hose reba muri kujya papa reba reba urabona izi nkweto kandi babagira ngo ufuratira ndetse wowe izi se izi ngizi ngangura izindi suye nimba atahita zica ahita zitwika kuno byose akahita bitwika wari wazigura akabikora uyu nguyu yarazitwitse ejo bundi wari waguze niyo mpamvu yari yambaye za zindi za murumuna we wa wundi wirirwa yatetse inzara nke za zimwe z'ibice za nkweto zose nakuguriye yarazitwitse ubundi ka gasore nasanze hano kari kavuye ka gasore bariganaga kariya bariganaga hajya se kirisiti hajya wari utubajije papa rega natwe arega amatwi aba yakubise ariko dukubita mu matwi amacucumba neza ni umuhungu we gutubaza reka nze umva uriya muhungu ni inshuti yiwe inshuti bariganaga yarabimbwiye ariko ntuzajya kwinjiza amasore hano urumva reka nze muvugishe inyoko urumva mubaze impamvu agiye kwibaza ibyo muvugisha kabisa akarambura papa nta kintu maze arabeze sinzara amabona nazuzeho nawe sinzira amaboko Samubwira ibya bano bana nihorere ndabigenza kuko bano bana ntibashaka uriya mushuti we Sandra nawe nabwiye ngo ankorere akantu yarabyanze Daridine ko akomeje kumbera ikibazo ndabigenza gute ariko reka ndaje nzamutega amazi ndetse nzafata akantu ashyire mu mazi ngende nshyire mu cyumba cye nzamucunga ku buryo ngomba kubikora gutyo nzabikurikirana bizakunda sheri bite sawa kabisa sha munsi reba natashye kare ariko natashye kare uriya uzigena gereya ntabwo yizi washimira gute uba wibereye hano gusa ubyanga ngo nkore iki nta kintu wakora sora niba bakoze nzajya ndwanira mu gikoni n'abana se bari gukora abana banjye babaye abakozi bakijya kwiga gusa uko murera nabi bakora muri leta rwose none batahakoze byagenda gute ejo Dariyane ntazajya mu rugo rwe se none utangiye kumutoza ibyo azakora ngomba kubikora no siko naba naramubereye umubyeyi iki namutoje imirimo hakiri kare abakozi bakora iki hano nabo bagomba gukora bagafatanya ariko ibihumbi 20 bihemba umukozi nibyo byatuma turera umwana baje akabikikora umukozi wa hano tumuhemba ngahe 20 umuzamu wahembwa ngahe 30 ntabwo yakwicara ahantu wenda agacunga ko nta muntu winjira cyangwa se ibyo gusa yarangiza akanoza iramuduga biragoranye abana bagakora iki abana baragiye bakora gusa ahubwo ubundi uwo mukozi ntabwo ahemba y'ubusa yatashye ubundi uwo mukozi uwo muzamu uvuga ngo ararizamu yari yarwana n'umujura byane hari haza umujura byane yakubwira yuko yagendewe byane reka mwihorere wasanga bakuncometse simbizi wakuncometse ariko jesita yirirwa kujya ku ishuri ryawe hari umunsi atajyayo se hari umunsi atajyayo
wamuhinduriye ikigo ntacyo nigeze muhindurira kubera iki kiriya kigo cyabo wari wamusuraho na rimwe reba uriya umuperefe wabo w'inzobe ukuntu gutya ujya kuba mugufi uramuzi yitwa Nipariki sinibuka n'ikizina yabwiye uramuzi wari uzi ko yaje hano kumubaza impamvu atajya ku ishuri waramubonye se jewe twaranavuganye ambwira ukuntu amaze igihe atajya ku ishuri ahubwo reka nkubwire abana ugakoresha ibyo mbakubwira ko uri kurera abana bajeye ni gute umwana amwohereza kujya ku ishuri yagize ntagereyo ubwo urumva atahita anyura mu zindi nzira agire uko ava hano urumva ibintu byose yabishyize ku murongo aho kugira ngo agende ajye ku ishuri akanyura mu zigo yabaye ikirara ariko nta bundi wabimushyigikiyemo nyine ese niba wumva ko nta kintu yanakora hano muri uru rugo hataba ikirara ni he nta kintu yakora kandi yirirwa yoza imodoka yirirwa akoroka yirirwa agira ati ejo ko ntarasanga adahari muhamagara se mubaze udasubiza muhamagara se mubaze ni agasuzuguro ndi kuganira nawe ukajya muri telefoni wowe reka iyi telefoni ndayimenya navuze ngo reka iyi telefoni reka iyi telefoni we njye ndi kuvugana nawe wangiza ukajya muri telefoni ntabwo uri kunsubiza ibyo ndi kukubaza ese telefone ko nayiguriye ikibazo kiri he wayiguze amafaranga ukuye nakoreye wowe ukora akahe kazi ntabwo uri kuryamye uri hano gukemanga kandi mfite amakuru yawe menshi cyane amakuru yawe mfite menshi cyane ndaje nkwereke wowe cyangwa uzi ngo ibintu wirirwamo ntabwo ubizi uriya mukobwa uriya murumuna wawe uri hano simushaka atahe ibyo mvuze urabyumvisha cyangwa se ibintu ntabwo umushaka ntabwo umushaka mu rugo uriya ni umukobwa w'inkumi nataha ajya iwanyu asubireyo ntabwo ari umwana w'uruhinja yaje kuri wari waza kurya ugasanga ibyo yabimaze wari waza kuryama ugasanga mu buriri ndavuze ngo natahe kuko yirirwa ibintu ari kunkorera umwana w'umukobwa ndabizi ibintu mwirirwamo ndabizi ntugire ngo kuba ntavuga ntabwo ari uko ndicishije okay noneho reka tubigenze gutya ndaje ndakwereka bantu ndakora ndekura natangiye kusoma ndaje nkwereke Danire uyu munsi ntabwo uri burundi Bye.